Nitwa Cyubahiro shami Josue, nkaba naturutse mu ntara y'ivugabutumwa ya Remera. Tugiye kwigira hamwe icyigisho gifite umutwe w'amagambo ugira uti twirinde gukora ibinyuranye n'iby'Imana idusaba. Dusenge. Mwami Imana, turagushimye turaguhimbaje, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zabanye natwe, tukaba twongeye kugera muri aka kanya keza, ubishimirwe. Gahunda zose zatambutse wakomeje kubana na buri wese, twizere ko no muziri imbere ukomeza kubana natwe. Mwami rero dufashe, tubere byose n'ukuri byose mu izina rya Yesu, amen. Bana, muri mwebwe haba hari bamwe mu babisomeye n'ababyeyi babo, cyangwa mukaba mwarabyisomeye. Nk'uko tubisoma, Kayini yari imfura ya Adamu, akagira murumuna we Abeli. Bari barigishijwe n'ababyeyi babo yuko iyo amaraso atameneka ibyaha ntibyari kubabarirwa. Bityo rero bagombaga kubigaragaza babinyujije mu gitambo cyozwa. Abavandimwe babiri bubakiwe ibicaniro bibiri bisa. Abeli azana itungo akuye mu mukumbi we, Kayini azana imbuto z'amatunda. Mu ijuru haturuka umuriro utwika igicaniro cya Abeli, ariko mu ijuru ntabwo haturutse ikimenyetso cyerekana yuko igitambo cya Kayini cyemewe. Nubwo bari barabyigishijwe n'ababyeyi babo, Abeli yasabye Kayini ko yakwisubiraho agatamba igitambo nk'uko Imana yari yarabibategetse. Ariko Abeli ko yakomezaga kwigisha Kayini, niko Kayini yakomezaga kwinangira umutima. Inyuma y'ibyo ngibyo byose, Kayini ahitamo kwica Abeli. Mu Itangiriro igice cya 4:11 haravuga ati, noneho uri ikivumu ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo amaraso ya murumuna wawe. Guhera ubu uzaba igicamo cye n'inzerezi ku isi hose, nuhinga ubutaka niba uzakwerera umwero wabwo. Bana rero, byaba bibabaje ko ababyeyi banyu baba barabigishije ibintu cyangwa bakaba barabigishije ijambo ry'Imana ntimugendere mu nzira y'ukuri. Mwisubireho rero mutazaba nka Kayini. Dusome isomo riboneka mu Migani igice cya 1:8. Haravuga ngo, mwana wanjye wumvire icyo so akubwira kandi we kureka icyo nyakagutegeka. Tubifashijwemo na Mwuka Wera, Imana idufashe twumvire ibyo dutegeka tutazaba nka Kayini. Komeze kugira isabato nziza. Mwese abateze amatwi radio ijwi ry'Ibyiringiro, turabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Mureke dufatanye gushimira Imana ubutumwa bw'ihumure yatwoherereje muri iki cyumweru cy'amateraniro makuru dusoza uyu munsi, ibunyujije mu bagaragu n'abaja bayo. Ndabifuriza mwese kwakira umugisha w'Imana ukomoka mu ijambo ryayo yatugeneye uyu munsi. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Pastor Rutaganzwa Reonidas. Mbere yuko dutangira, reka twiragize Imana dusenga. Muremyi wacu kandi mucunguzi wacu, turi imbere yawe twifuza ko utwuzura kugira ngo tubone uko dusobanukirwa n'ubushake bwawe bugaragarira mu ijambo ryawe. Turagusaba muri uyu mwanya kugira ngo imbaraga y'umwanzi ihezwe, imbaraga y'Umwuka Wera ariyo yuzura imitima y'abana bawe bose baguteza amatwi. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo ntibazakorwa n'isoni. Iyo wumva amagambo nk'aya, ni amagambo agushimisha kuko wumva ko hari ibyiringiro ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'uko babayeho. Bibiliya iduha ingero z'abantu batigeze bakorwa n'isoni, kandi ibyo bikaba biterwa n'uko bahagaze mu mugabane mwiza. Hari ikintu muri byose kidakwiriye kwirengagizwa na hato, icyo kandi nicyo cyonyine kibasha gutuma uruhande urimo rugaragara neza kandi ku musozo ntuzakorwe n'isoni. Icyo nicyo nita kwizera. Mu Baheburayo igice cya 11 tuhasanga urutonde rw'abantu bizeye Imana kandi bakiringira Imana mu bihe bitandukanye, mu bibazo bitandukanye, no mu mibereho itandukanye. Ariko abo bose nubwo bagaragaye nk'ibishungero, ntabwo bigeze bakorwa n'isoni. Ntabwo ari abo Bibiliya ivuga gusa, hari benshi batanditswe kuri urwo rutonde rw'abantu, ariko
mu buryo bugaragara batazakorwa n'isoni ku gihe Kristo Yesu azabagarutse. Aba babayeho imibereho iruhije, baranzwe no kubabara, bagiriwe ishyari, abandi barakubiswe, abandi baricwa, ariko bakomeje kunamba ku Mana nubwo byabaga bimeze bityo, kuko bari bazi aho bava n'aho bajya. Iyo usoma Bibiliya uhereye mu gitabo cy'Itangiriro, uhasanga igitekerezo cya Abeli mwene Adamu. Abeli wazize ko yubashye Imana kandi abihorwa na mukuru we Kayini, ariko nubwo byagenze bityo akavutswa ubuzima akiri umusore, ndagira ngo mbabwire ko ari ku rutonde rw'abantu batazakorwa n'isoni, kuko tubisoma mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo waho wa 4. Iyo usoma mu Itangiriro uranezerwa ukashimishwa n'imibereho ya Abeli. Abeli rero ari mu bantu batazakorwa n'isoni. Ntabwo ari we gusa, hari benshi nk'uko urwo rutonde ruri, nubwo bose tutaza kubavugaho, ariko turagira abo dukomeza kuvugaho twerekana n'urugero rwabo rwiza badusigiye nk'abizera. Iyo usomye ku murongo wa 7 uhasanga Nowa wabwirije ubutumwa anubaka inkuge mu gihe cy'imyaka 120, asekwa, akwenwa, yitwa amazina mabi yose, ariko Imana yaje kumugaragaza nk'ukiranuka mu gihe cye. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1 niho Imana yavuze iti, injirana mu nkuge n'abo muryango wawe wose, kuko ari wowe wagaragaye nk'ukiranuka. Enoki wagendanye n'Imana imyaka 300 mu gihe ubuyobe bwarushagaho kwiyongera, ndetse umwanditsi kandi umuja w'Imana Madamu White yavuze yuko yakundaga kwitarura aho yabaga akajya mu misozi miremire kujya gusenga Imana, kuko aho yarari hatagaragaraga neza. Ibi byanejeje Imana, Imana imujyana mu ijuru adapfuye, nk'uko dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 24. Hari benshi dusoma Yosefu urugero ku basore wanze guhemukira Imana, kandi Imana yaramurinze nubwo yashyizwe muri gereza akamaramo imyaka 3. Imana ishimwe ko kubwo kuba inyangamugayo, kubwo kuba indahemuka ku Mana, igihe gikwiriye kigeze yaje kuvanwa muri gereza, ahubwo agirwa minisitiri w'intebe w'igihugu cy'igihangange cyariho muri icyo gihe cya Misiri. Ariko ibanga ryatumye adakorwa n'isoni nanone nuko yabanaga n'Imana, nk'uko dusoma muri kiriya gice cya 39 cy'Itangiriro. Dusoma benshi. Iyo dusomye igitekerezo cya Yobu wari umukiranutsi kandi washimwaga n'Imana, ndetse kugeza aho Imana yamuratiye Satani. Yobu yahagaze mu ruhande rwiza, ahesha Imana icyubahiro, n'igihe yari yatswe ibye byose, ndetse akagera igihe n'umugore amubwira ko yakwihakana Imana akipfira, kugeza naho n'inshuti zamwubahaga zamutinyaga zajya kumusura zitangira kumutekereza uko atari, ndetse babona yuko yaziraga gukiranirwa. Bageze igihe bamureba nabi, bageze igihe bamwisekera. Ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mugaragu w'Imana wari waramenye Imana yaje kuvuga amagambo ari mu gice cya 13 ku murongo wa 15, aho yababwiye ati, naho yanyica napfa nyiringira, ati nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ndetse yaje kuvuga ati, kuko ari nta muntu uhakana Imana uzaza imbere yayo. Yobu ari mu batazakorwa n'isoni. Yobu ni urugero rwiza n'icyitegererezo cyiza. Umuhanuzi Habakuki wahanuye nawe mu gihe gikomeye, ndetse mu gihe abantu batashagaga kuba mu ruhande rw'Imana bitewe n'ibyo bararikiye. Habakuki yaje gukoresha imvugo yerekana kwizera, yerekana kumenya Imana no kuyikomeraho, aho yavuze mu gice cya 3 ku murongo waho wa 17 kugeza wa 18, aho yavuze ati, naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye.
abantu benshi bagira inzitwazo yuko iyi bizinesi zabo zitagenda neza, yuko umutungo yabo iyo igabanutse, yuko abari ku mirimo iyo ihagaze nk'uko tubibona muri iki gihe cya coronavirus. Ndagira ngo mbabwire ko nta mpamvu iyo ari yo yose yari ikwiriye gutuma umuntu areka Imana, kuko n'ubundi uriho kubw'Imana. Kandi kureka Imana ntabwo bitanga ubwishingizi, kureka Imana bitera akaga, kureka Imana bijyana umuntu mu bwihebe. Ni byiza rero yuko umuntu akomeza kwizirika ku Mana, kuko Imana ntihemuka. Dukomeza gusoma muri Bibiliya igitekerezo cya Danieli na bagenzi be bahagarariye Imana i Babuloni, bayibera abahamya imyaka yose bamazeyo, kandi Imana yabanye nabo ibarokora mu byago byabo byose. Aba basore uko ari batatu, Sadraka, Meshaki na Abedenego, bajugunywe mu tanura ry'umuriro. Bibiliya iduhamiriza yuko uwo muriro wari wenyegejwe inshuro ndwi ku itegeko ry'umwami, ntacyo wigeze ubatwara, kuko igihe babajugunyagamo umwami wacu yari yabatanzemo ku buryo ntacyo bigeze baba. Yabagaragaje nk'abayo, bituma badakorwa n'isoni, ahubwo bibamendezeyo kugira ngo Nebukadineza abashe guhamya Imana ya Isirayeli nk'Imana nyakuri, mu gihe yari yabanje kubakanga babwira yuko nta Mana ibasha kubakiza amaboko ye. Danieli wari inyangamugayo cyane, wakoranye n'abami b'i Babuloni, akagera n'igihe cy'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, yaje kugirirwa ishyari kuko yari agizwe umutegetsi mukuru. Agirirwa ishyari na bagenzi be, bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamwicisha, kandi ntacyo bamuregaga. Bavuze yuko nta handi bamuhera uretse ku Mana ye. Ariko Danieli ntiyigeze areka Imana kugeza igihe bamujugunye mu rwobo rw'intare, n'izo ntare ntizamurya, kuko Imana yari kumwe nabo. Kubana n'Imana nibwo bwishingizi bukomeye. Kubana n'Imana niko kurindwa kuzuye. Nicyo kintu cyonyine kibasha gutuma umuntu adakorwa n'isoni. Nicyo gituma nifuriza mwene data na mushiki wanjye mwese munteze amatwi yuko dukwiriye gusaba Imana kugira ngo ije duhe imbaraga, iduhe n'ubwenge bwo gukomeza kuyinambaho nubwo ibintu byahinduka. Twebwe se abasohoreweho n'imperuka, ibyacu bimeze biti? Benshi muri twe baracogoye, abandi bagenda basubira inyuma bava mu byizerwa, bamwe bagize gushidikanya, abandi nanone baranzwe nuko bakururwa n'iby'isi, kandi nabyo bitazabaho igihe kirekire. Nibyo ibihe turimo ni ibihe bibi kandi biruhije, ariko iki nicyo gihe cyo kwizera, iki nicyo gihe cyo guhamya kwizera kwacu, iki nicyo gihe cyo guhagarara mu masezerano y'Imana, kuko Imana idahinduka. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Bavandimwe, iki ntabwo ari igihe cyo kuva mu byizerwa, iki ntabwo ari igihe cyo kureka amahame twizeraga. Uburyo abantu bamwe babihendahenda, bamwe bakavuga bati ariko iyo Mana ko itigaragaza, abandi bakavuga batese insengero ko zafunzwe. Ndagira ngo mbibutse ko iki nicyo gihe cyo guhagararira Imana, kandi tugahagarara nk'inyangamugayo zamenye Imana, ku buryo n'ab'isi babona yuko nubwo ibintu bitagenda neza, ariko abantu b'Imana bakiriho, kandi abana b'Imana bagihagaze mu mwanya wabo. Dukwiriye guhagarara kigabo tukomatana n'Imana yacu. Bamwe bavuga ngo insengero zarafunzwe, ndagira ngo mbibutse ko ijuru rirakinguye kandi Imana yacu irahari, kandi ni nzima. Iyo Mana ntiyigeze ihinduka, kandi ntizigera inahinduka. Igihe nk'iki turimo gisaba kwizera Imana, tukizera ijambo ryayo, tugatuza kandi tugategereza Imana yacu idatsindwa. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 30 umurongo wa 15 hari amagambo meza avuga ngo, Uwiteka Imana uwera wa Isirayeli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimwe muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Iki ntabwo ari igihe cyo kunanirwa gutuza, iki ntabwo ari igihe cyo kubura ibyiringiro, kuko urugamba ruri hafi kurangira.
ndasabira mwene data na mushiki wanjye mwese muteze amatwi kugira ngo dusabe Imana kudushoboza kuyigarukira no gutuza tugakizwa, kandi muri iryo tuze niho Imana izaduhera ibyiringiro kandi nimwe tuzaherwa imbaraga. Dukwiriye rero kuba maso kuko imiyaga ituruka hirya no hino ikura bamwe mu itorero twari dukwiriye kuyamaganira kure tugahagararira Imana yacu kuko ni Imana nzima kandi ni Imana y'ibihe byose. Nubwo ibihe biruhije, Imana yacu yasezeranye ko izakomeza kubana natwe kandi yasezeranye ko imbaraga zayo zizakomeza kutubera byose. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 10 umurongo wa 10 hari amagambo avuga ngo ariko Uwiteka Imana niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigiswa n'uburakari bwayo kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Bavandimwe, Imana yacu twizera, Imana ya Bibiliya niyo Mana nyamana. Tureke izindi abantu benshi bagana bibwira ko hari icyo zibagezaho, ariko ndagira ngo baba batakaje igihe cyabo. Ntabwo abantu biyeguriye Imana bakizera ijambo ryayo bakagendana nayo bazakorwa n'isoni. Ibyo dufite ubwishingizi n'ingero nyinshi muri Bibiliya. Ndetse iyo dufashe urugero rw'intumwa za Yesu rw'aba bigishwa babanye nawe imyaka 3 n'igice gusa, uretse Yuda Isikariyota wagambaniye umwami we, intumwa za Yesu zahuye n'ibihe bibi, ziricwa, ariko ntabwo bigeze bahakana Imana kandi ku musozo babikiye ubugingo buhoraho. Muribuka ko bamwe bagiye bababamba babacuritse nubwo bari abanyantege nke nkatwe, ariko bakomeje guhagararira Imana kandi bayihesha icyubahiro. Hari amasezerano aduhumuriza twahawe n'Imana, abayishingikirizaho azabakomeza. Muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haravuga ngo siko bizaba, mu bagutegereza nta wuzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Mureke twe kuva mu masezerano y'Imana yacu, amasezerano y'ukuri, amasezerano adahinduka, twe kuzakorwa n'isoni. Iki si cyo gihe cyo kureka Imana bavandimwe, kandi urugamba ruri hafi kurangira. Twe kujarajaza ubwenge, ahubwo duhanga amaso Imana idahemuka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya hari isezerano nkunda mu gice cya 50 ku murongo wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Icyampa ngo buri muntu wese muri twe yongere kwizera kandi agira ibyiringiro yuko abanamba ku Mana batazakorwa n'isoni. Umuhimbyi w'indirimbo 167 igice kimwe kivuga ngo unamba ku Mana ntizamuhemukira. Bavandimwe, Imana yacu ndihemuka. Uwiteka ni igihome kidukingira kandi n'umutabazi wacu, ni n'umufasha wacu utabura kuboneka mu byago n'amakuba, nk'uko muri Zaburi ya 46 hatubwira. Abantu bamwe bararikiye ubutunzi, icyubahiro no kurama, ibyo byatwaye imitima ya benshi. Ariko ndagira ngo mbabwire ko gutunga cyangwa se kugira icyubahiro cyangwa se kugira ubuzima udafite Imana ubukorera mu gihombo gikomeye cyane. Ubukire wagira ubwo ari bwo bwose butari mu Imana buba buhindutse igihombo. Icyubahiro wagira kitari mu Imana igihe kiragera kigahinduka igisuzuguriro. Amagara mazima wagira udafite Imana igihe kiragera ugapfa, ariko ufite Imana ndagira ngo mbabwire ko afite ubwishingizi bw'ubugingo buhoraho kandi afite ubwishingizi bwo kuzaragwa byose. Ibyo byatwaye imitima ya benshi, ariko ijambo ry'Imana nanone ritubwira ko uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Bya bindi ab'isi bararikira, abubaha Imana, Imana irabibateganirije. Nicyo gituma dukwiriye kunamba ku Mana, naho abandi bo bazakorwa n'isoni. Ubuzima bwa none buteye ubwoba, ariko muhumure dufite Imana ikomeye. Abantu benshi barangwa n'ubwoba, abantu benshi batekereza ahazaza habo,
abantu benshi bareba imbere bagasa naho nta mucyo ugaragarayo, ariko ndagira ngo mbibutse iri sezerano Imana yahaye umugaragu wayo Dawidi, aza kuvuga aya magambo ari muri Zaburi ya 56, amagambo nkunda cyane avuga ati uko ntinya kose nzakwiringira. Mureke twiringira Imana yacu kuko izatubera byose. Imana izatubera ubugingo, Imana izatubera ubutunzi, Imana izaduhesha icyubahiro kuko nta gisuzuguriro kiboneka ku bantu bubaha Imana, nubwo bagaragara nk'ibishungero ku bisi, ariko mu maso y'ijuru aba ari abanyacyubahiro. Muri Zaburi 118 umurongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu, ndetse guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Bavandimwe kandi nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ko kwisunga Imana biruta kwisunga undi uwo ari we wese, nubwo yaba akomeye ate ariko ntazahoraho. Ndumwa Paulo yavuze amagambo meza aho atugira inama. Urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 58 aho yavuze ati nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami wacu, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uwubusa ku mwami. Abakoreraga Imana bamwe batangiye kubishingukamo, abandi bakorera Imana bagamije izindi nyungu zabo gusa, ariko ndagira ngo mbabwire ko gukorera Imana ukiranuka nicyo kintu kinezeza Imana kuruta ibindi byari byo byose. Ubunyangamugayo bwawe mu murimo uguhesha Imana icyubahiro kwawe, uguhesha Imana icyubahiro mu muryango wawe, ukwigisha abana bawe kurushaho kuba mu ruhande rw'Imana, niwo murage mwiza ushobora kubaha kuruta kubaha ibindi abisi bose bahanze amaso. Paulo rero ati mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami wacu. Abatorewe gukorera Imana, abahamagariwe gukorera Imana, ndabararikira mwese gukora imirimo y'umwami wacu dukiranutse kandi duhagaze mu ruhande rwayo, kuko ntabwo tuzakorwa n'isoni. Mureke tugundira amasezerano y'Imana, kandi aya masezerano ntahinduka. Umwami wacu Yesu Kristo mbere yuko asubira mu ijuru yatanze isezerano nakwita ko rikomeye ku masezerano yose dusoma muri Bibiliya, aho yavuze ati timuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kuzabana na Yesu niko kuzambikwa icyubahiro tutabasha kubona uko dusobanuza indimi zacu, niko kuzaba umukire utabasha kugereranya n'abari ku isi, niko kuzahabwa ubuzima tutabasha kubonera kuri iyi si. Ndagira ngo nifurize buri muntu wese kujya azirikanira isezerano, kandi ibihe byose rikumvikanira mu mutima we akarikomeraho. Muhumure bavandimwe, muhumure inshuti zanjye, tituzakorwa n'isoni, gusa twizere Imana kandi dukomere ku masezerano yayo. Dusenge. Data wa twese udukunda cyane uri mu ijuru, turi mu gihe abantu benshi babuyerezwa n'iby'iyi si, turagusaba kugira ngo Mana uduhe gushikama ku masezerano yawe. Ijambo ryawe ryaduhishuriye abantu benshi bakunambyeho, kandi ntibazakorwa n'isoni mu gihe Kristo Yesu uzabugarutse. Nta kindi cyo kwiringira kuri iyi si kikiriho uretse kwiringira Imana gusa. Dushoboze kuba ari wowe dutunga mu buzima bwacu, ubu umugabane w'imibereho yacu kuva uyu munsi kugeza igihe uzagarukira. Tubikwambaje tubikwingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Cyubahiro shami Josue.